Mwongeye kwirirwa. Uyu ni wa mwanya mwiza tumenyereye kuri Mombereje TV, aho tugenda dukomeze kwiga ibyigisho by'ishuri yo ku Isabato. Tugeze ku cyigisho cya 13, ariko mbere yuko dukomeza muri kumwe nanjye Mwizerwa Jacqueline ndetse na mugenzi wanjye Mugabe Aime Olivier. Mureka twishyure gufe dusenge. Yego. Twongeye gushima Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko ukomeze kuturinda no kutugirira neza. Tugushimiye ko mbere tugiye kwiga kino cyigisho cyawe izina ryawe gucyubahiro. Amen. Ndagusabye mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kuturinda izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Cyigisho cya 13, ariko mbere yuko tukireba ndagira ngo mbanze mbibutse neza byinshi tumaze iminsi twiga. Cyigisho cya mbere kiravuga ngo mbere yuko ugira uwo ari we wese ushima banza ushime. Na magambo asa naho baba bari kutubwira icyo tugomba kuzirikana ngo mbere yuko ugira uwo ari we wese ushima banza ushima Imana. Mbere yuko ugira uwo ari we wese uhimbaza banza uhimbaza Imana. Mbere yuko ugira uwo usaba icyo ari cyo cyose banza ugisaba Imana. Mbere yuko ugira icyo ari cyo cyose utekerezaho banza utekereze ku Mana. Mbere yuko ngira umunsi wawe banza usenga Imana. Mbere yuko ubwiriza banza usenga nkuko natwe tumaze kubikora. Mbere yuko ukora igenamigambi rye ari ryose banza usaba Imana ubwenge. Mbere yuko ufata ifunguro banza ushime. Mbere yuko ugira icyo cyose, mbere yuko ugira icyo ukoresha inyungu yawe banza ugarurire Imana icya 10 ndetse utanga n'amaturo. Mbere yuko upfa banza wihane imbere y'Imana. Imibereho yacu nk'abakristo igomba guhora yera cyangwa se tuyeza imbere y'Imana. Cyigisho cya mbere rero uko narimbabwiye ko ngiye kugerageza kubibutsa ibyigisho byose twatumaze iminsi twiga. Cyigisho cya mbere kiravuga ngo Imana ikunda ibikuye ku mutima. Imana ikunda ibikuye ku mutima. Icyigisho cya kabiri rero kiravuga ngo urukundo rushingiye ku isezerano. Icyigisho cya gatatu kuba abo Imana yishimira. Icyigisho cya kane Imana ni nyarukundo ni nyamuwe. Icyigisho cya gatanu umujinya w'urukundo rw'Imana. Icyigisho cya gatandatu Imana ikunda ubutabera. Icyigisho cya karindwi ikibazo cy'ikibi. Icyigisho cya 8 umudendezo wo guhitamo urukundo n'ububasha bw'Imana. Icyigisho cya 9 intambara ibera mu isanzure. Icyigisho cya 10 amabwiriza y'urugamba. Cya 11 ikindi nagombaga gukora ni ikihe. Icyigisho cya 12 urukundo n'ubutabera amategeko abiri arusha ayandi gukomera. Icyigisho cya 13 urukundo nirwo rusoza amategeko. Ndetse tuzanareba n'icyigisho cya 14 kivuga ngo amasomo y'umurinzi wo mu ruturuturu. Naringize ngo mbanze mbereke ibyisho tumaze kubona ndetse nuko byagiye bikurikirana. Twagiye tubona amagambo menshi meza agiye atandukanye muri iki cyigisho, aho twagiye tugerageza kwibanda ku rukundo rw'Imana. Aka kanya rero mu cyigisho cya 13 aricyo tugiye kubabwira kivuga ngo urukundo nirwo rusohoza amategeko. N'ubundi ikintu tugiye kugarukaho ni urukundo. Yego. Icyo kubuka kiravuga ngo nimukagire umwenda wose kiretse gukunda, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Turisanga mu Baroma 13:8. Ikintu hano mu mbanziza cyigisho bakomeje kutwereka, batuweretse inkuru imwe cyangwa se ikibazo kimwe kigeze kuba ku mwizera, aho higeze kwiba inama y'itorero bagamije kuba bamufatira icyemezo runaka ku by'imyitwarire yiwe mibi itari ihwitse. Yego. Ikintu cyatunguye pasiteri nuko yagiye kubona umukuru w'itorero umwe muri bo azanye cyangwa se ashatse kuzana ibintu bya kamere byo kuba bavuga ko ibintu byo kuba bamubabarira cyangwa se bamujyana gake. Ibyo bintu bidashoboka. Yego, mu migisha baravuze ngo ntidushobora kumufatira icyemezo dushingiye ku mpuhwe. Ngo ntago bagomba kugaragaza impuhwe. Ariko nkuko hano ayo migisha agenda bigaragaza nuko twashikwana yuko impuhwe nazo ari kimwe mu biranga urukundo cyangwa se mu bigaragaza urukundo. Ndetse tunazirikane ko Imana itazi kugera impuhwe ntago ibe yaratanze umwana wayo Yesu Kristo ngo abashe kudupfira. Uyu munsi wa none turiho, uyu munsi wa none twongeye kubona ubugingo buhoraho binyuze mu mpuhwe Imana yadugiriye ikatwereza umwana wayo yakundaga. Ingingo yo kwa mbere ivuga ngo amategeko y'urukundo. Ese amategeko n'urukundo. Mbere yuko tugera ku ngingo yo kwa mbere, no kuvuga ngo n'ubundi nkuko twakomeje kugenda tubibona mu byigisho byagiye bitambuka, ntabwo wakunda umuntu ngo ureke kumugirira impuhwe, kandi ntabwo wagirira impuhwe umuntu udakunda. No kuvuga nganga n'ubundi kigaragara cyo hagati y'uyu muyobozi n'uyu mwizera warakoze ikosa, ntabwo bari bafitanye umubano mwiza cyangwa se ntabwo bari bafitanye urukundo. Kuko iyo bari kuza kuba bafitanye urukundo ntabwo yari guca urubanza agendeye ku marangamutima ye, ahubwo yari gushyiramo impuhwe kugira ngo n'uwakoze icyaha ahere ko abona uko ababarirwa.
yego rero ku ngingo yo kwa mbere ivuga ngo amategeko n'urukundo, nk'uko tubibona n'ubundi ahangaha icyo bashatse kugaragaza muri iyi ngingo, tubona ko amategeko y'Imana nk'uko dusanzwe tubizi agabanyijemo ibice bibiri. Hari igice cyo gukunda Imana ndetse hari n'igice cyo imibanire hagati y'abantu. Yego, ni ukuvuga rero ahangaha n'ubundi hari amagambo banditse hano avuga ngo amategeko 4 abanza agaragaza uburyo dukwiriye gukunda Imana n'impagarike yacu yose, kandi amategeko 6 asoza agaragaza uburyo dukwiriye gukundana hagati yacu n'isano dufitanye. Ni ukuvuga ngo rero ikintu bigendera hano bakavuga ngo amategeko n'urukundo, ibi bintu byose bikubiye mu mategeko 2. Ayo mategeko 2 rero ni ayahe? Ni ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubutunzi bwawe bwose, kandi n'irindi tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo urebye ubona muri iryo jambo mvuze niho amategeko yose akubiye. Sinzi niba hari ikindi kintu wakongera kuri ibi. Nanjye ntago njya kure y'ibyo, kuko aya n'amagambo Yesu yavuze muri Matayo 22:37, aho bari bamubajije ese Yesu yarababwiye ati ntago yaje gukuraho amategeko. Bamwerekaga ishusho y'amategeko ya Mose yatanze, ndetse nuko icyo gihe byari bimeze. Yesu yababwiye ko atigeze aza gukuraho amategeko, ahubwo yaje kugenza ute kuyakomeza. Bati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, anje bati ngariko nano genza ute ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ikintu turarikirwa rero ni ugukora ibyo Kristo yadusabye, gukunda bagenzi bacu, ndetse tukanakunda Uwiteka n'imitima yacu yose. Ingingo yo kwa kabiri iravuga ngo amategeko arera, arakiranuka kandi ni meza. No kuvuga nkuko twari tumaze kubibona n'ubundi, amategeko ikintu adushishikariza kubana neza n'Imana yacu hagati yacu, ndetse no kubana neza n'abantu hagati yacu. No kuvuga rero n'ubundi amategeko urumva ko arera, kuko adutegeka kubana n'Imana, kandi ntago wabana n'Imana ukora ibintu bibi, bisaba gukora ibintu byiza. Amategeko arakiranuka, kuko iyo ukiranuka ukora ibintu byiza, kandi amategeko ni meza, atuyobora mu nzira nziza. Ikindi nanjye nakongeraho ngaho amategeko uburyo yera, turabizike neza amategeko na Imana, ni Imana ubwayo yayiyandikishije iyahereza Mose, kandi turabizi neza Imana irera. Ubwo rero niba Imana yera, amategeko akaba ari ayayo, niyo mpamvu n'amategeko ari iki arayera. Imana irakiranuka. Kristo niwe wivugiye ati ukiranuka ninde, yagaragaje yuko nyine Imana ubwayo cyangwa se nawe ubwe ari we yenjute bakiranuka. Rero kuko ari mategeko, niyo mpamvu amategeko akiranuka. Ikindi bikanarangira abashije kuba yaba meza. Ikintu nyine nababwira muri kano kanya, ubwayo agaragaza kwera kw'Imana, imico yayo ikiranuka y'urukundo, gukiranuka, kugira neza ndetse n'ukuri. Mureke nyine Imana idusheho kudushoboza, ndetse turusheho no kuyumvira no kuyagenderaho mu izina rya Yesu. No kuvuga ngo wenda mbere ko tujya ku yindi ngingo, hano hari amagambo bavuze ngo amategeko y'Imana ntabwo ari icyaha, ahubwo atugaragariza icyaha ndetse n'ububi bwacyo. Ni ukuvuga ngo amategeko ntago ubwayo ari icyaha, cyangwa amategeko ntago ari umutwaro uruhanyije, ahubwo amategeko ikintu adukorera, atugaragariza icyaha, akatwereka n'ububi bwacyo, bigatuma tugira umwete wo kwihana. Rero reka tugere ku ngingo yo kwa 3 ivuga ngo amategeko ndetse n'ubuntu. Amategeko n'ubuntu ntabwo bivuguruzanya, ahubwo bikora inshingano zitandukanye hakurikijwe urukundo ndetse n'ubutabera bw'Imana. Amategeko n'ubuntu byose ni kimwe, cyangwa se bifitanye isano. Ntabwo dushobora kwikiza ubwacu binyuze mu kubahiriza amategeko, ahubwo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni impano ituruka ku Mana. Ntabwo tubahiriza amategeko kugira ngo dukizwe, ahubwo twubahiriza amategeko kuko twakijijwe. Ntabwo twubahiriza amategeko kugira ngo dukundwe, ahubwo twubahiriza amategeko kuko twakunzwe. Ikindi kandi kubw'iyo mpamvu dukeneye gukunda Imana ndetse na bagenzi bacu. Ibyo ni twakomeje kuvuga mu ngingo zitambutse, yuko gukunda mugenzi wawe, kubaha Imana, cyangwa se kumvira ibyikubwira, n'ubwo nibyo bigenda bikomeza kugaragaza amategeko. Ariyo ngingo tubanga amategeko n'ubundi, amategeko n'ubuntu, n'ubundi nicyo ngicyo bakutubwiraga. Yego, no kuvuga n'ubundi kuri ino ngingo ivuga ngo amategeko n'ubuntu, n'ubundi dukomeza kubona ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Iyo umuntu rero yamaze kujya mu mategeko, akabona ko yisha amategeko, akasanga Imana imukiriza ubuntu kuko yizeye. Hano hari n'andi magambo banditse ngo ariko amategeko ntabwo ashobora kudukiza icyaha, cyangwa ngo aduhindure imitima, cyangwa ngo ahindure imitima y'abantu. Bitewe n'umunyacyaha bwacu tuvukana, dukeneye gushyirwaho umutima
w'ibyamwuka. No kuvuga ngo icyo bishatse kuvuga, nubwo waba wubahiriza amategeko ntugire itegeko na rimwe wica, ntabwo ibyo ngibyo bihagije, kuko hari tuvukira mu cyaha, niko biri tubwira ko mu byaha harimo data na mama batubyariye. Rero kuko tuvukira mu byaha tuba tugomba kurasukirwa na mwuka wera kugira ngo aduhindure maze atubashije gukurikiza ya mategeko. Hano n'andi magambo banditse ngo nanone kandi amategeko atwereka icyaha, atwereka ko dukeneye umucunguzi, atuyobora mu nzira y'ubugingo kandi agaragaza imico y'Imana y'urukundo. Yego, hari ikindi kintu utaruzi, urukundo nirwo rusohoza amategeko. Ibyo bintu barubizi neza. Yego, iyo ni ingingo yo kuwa kane. Urukundo nirwo rusohoza amategeko. Bivuze ngo uramutse udafite urukundo ntabwo ushobora kuba wasohoza amategeko. Yego, no kuvuga ngo n'ubundi hari isomo muri Bibiliya rivuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bivuze ko mu gihe ukunda umuntu ugomba no kumwubaha. Niba ukunda Imana ugomba kubaha amategeko yayo. Nicyo iri somo mbega nicyo iyi ngingo ishatse kuvuga, urukundo nirwo rusohoza amategeko. Ni ukuvuga ngo niba ukunda umuntu uzemera no kugendera ku mategeko ye, nta mutwaro kugiyeho kuko mukundana nyine. Niba umuntu mukundana akakubwira ati kindacyanga, utitaye ko wagikundaga, ugomba kukireka kugira ngo wirinde kugira gute kumubangamira. Hari n'irindi somo riboneka mu gutegeka kwa kabiri, aho bagiye bagaragaza isabato. Tutabizi mu mategeko y'Imana ni itegeko rya kane. Yego, rero mu gutegeka kwa kabiri igice cya 5 ngo itegeko ry'isabato rishingiye ku gikorwa cy'Imana cyo gucungura Isirayeli irikura mu bubata. Imana ishyiraho isabato ntabwo yayishyizeho mu irema ngo cyane wari umunsi wo kugaragaza ko imaze iminsi 6 ikora. Umunsi wa karindwi ushyiraho kugira ngo abantu bagiye bahagera bamenye ko nyine ariwo munsi Imana yaremye iruhuke. Rero mu Bisirayeli nabwo cyari ikimenyetso kigaragaza yuko bari mu bubata, bakeneye kwirengagiza izo stresses bamaze muri iyo minsi, bakabasha kuba muri iyo minsi 6 bakabasha kuba baruhuka. Rero no kuvuga yuko isabato atari urwibutso rw'irema gusa, ahubwo ni n'urwibutso rwo gukurwa mu bubata. Yego, mu bubata ku Bisirayeli ndetse natwe muri iki gihe. Kandi ibyerekeranye no guhindukira k'umuntu akava mu binezeza bye ku giti cye akita isabato umunezero binyuze mu kwakira umucyo w'Uwiteka. Yego, hibandwa cyane ku bikorwa by'urukundo ndetse n'ubutabera bikorerwa abandi, gukora ibyiza. Yego, kugaburira abashonji, gucumbikira abatagira aho baba, ndetse n'indi mirimo myiza y'itandukanye y'urukundo muragenda korera mugenzi we. Ibyo nibyo bintu byagakwiye kuranga umukristo, ndetse ari nabyo byo gukora, ni nayo mirimo y'urukundo umuntu yagakwiye kugaragariza umuntu. Yego, hari abantu rero bavuga ngo amategeko ngo aravunanye, aragoranye. Nibyo kuko amategeko aragoranye igihe udafite mwuka w'Imana. Ariko igihe ufite mwuka w'Imana, amategeko arakorohera bitewe nuko aba ari muri wowe, bigatuma utabasha gukora icyaha. Yego, reka tugere ku ngingo yo kwa 5 rero ivuga ngo ikiruta byose mukundane. Ni ukuvuga n'ubundi nk'uko twakomeje kugenda tubibona, urukundo nirwo rutuma ibi bintu byose. Iyo ukunda umuntu uramwubaha, kandi iyo umwubaha wubahiriza amategeko ye. Iyo ukunda umuntu buri kimwe cyose urakimwifuriza, buri cyose wakimukorera. Niyo mpamvu igihe Yesu yavugaga ko ngo baravuze ngo hari isomo rivuga ngo abantu ngo munumvishe bavuga ngo mukunde abakunzi banyu ngo mwange abanzi banyu, ariko we ngo yaje avuga ngo mukunde abanzi banyu. Bivuze iki rero? Ahangaha kugira ngo usohoze itegeko ry'Imana nuko ikiruta byose ari uko mwakundana. Waba ufite ikibazo ugakundana n'utagifite kugira ngo icya kibazo kizabone aho gihera gikemuka. Niba umuntu ari umunyabyaha ntago dukwiye kumuterera iyo, ahubwo dukwiriye kumwegera tukamukunda kugira ngo tuzabone aho tumuhera tumuzamura, tumwigisha ijambo ry'Imana. Ikindi Kristo nawe yaje mu isi kubera ko yari afite urwo rukundo. Urukundo yari afite nirwo yaje kutugaragariza. Iyo ataba rufite ntabwo ibyo bintu biba byarabayeho. Rero hano nawe akomeje kutubwira ngo iyo dukunze abatuye isi nk'uko Kristo, ngo iyo dukunze abatuye isi nk'uko Kristo yabakunze, icyo gihe tuba dukwiriye ijoro. Iyo ukunze mugenzi wawe, icyo gihe ubasha kuba nawe wemererwa ijoro. Ngo mbega imvugo ikomeye y'icyo gukurikira Yesu bisobanuye. Yego, no kuvuga ngo gukurikira Yesu bisobanuye gukunda bagenzi bacu. Yakomeje aravuga ngo Yesu ategeka abayoboke be gukundana nk'uko yadukunze. Yohana 3:34. Nanone kandi Yesu aravuga ati ibyo byose
bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Nituramuka tubasha kuba twakora ibyo nitubasha twagaragaza urukundo rw'Imana hagati yacu, ngo n'abantu batatuzi bazamya ko turi abakristo bitewe n'ibyo ngibyo tuzaba turimo gukora n'izo mbuto tuzaba twakora. Wenda nk'urugero tutiriwe tunajya kure, uramutse unyuze ku muntu ufite ikibazo ukamufasha, abantu bakubonye babona ko ufite indi mbaraga igutera gukora ibyo. Ariko igihe uzamunyuraho afite ikibazo, ahubwo kugira ngo umufashe muri icyo kibazo ukarushaho gukomeza ikibazo kugira ngo akomeze ajye mu bibazo, icyo gihe ntabwo uzaba ugaragaje urukundo rw'Imana. Ibi ni byo kubona kuzirikanwa. Yego, nitumara gusobanukirwa neza ko turi abakozi bakorana n'Imana, amasezerano yayo tuzayatura n'iminwa yacu kandi tuyaha agaciro kenshi. Amasezerano yayo azagurumana mu mitima yacu kandi asesekare no ku minwa. Yego. Ubwo Imana yoherezaga Mose ngo ajye kuvugana n'ubwoko bwigometse butazi Imana kandi bugendera mu byo bushatse, yaramusezeranije ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure, maze Imana irongera iti ni ukuri nzabana nawe. Urumva Imana yasezeranye kubana natwe, kandi nkuko yabisezeraniye Mose twagiye tubona neza ko yabanye nawe. Natwe igihe cyose turi kumwe n'Imana izabana natwe. Ibyo nibyo mbasaranje nisabira mu izina rya Yesu. Yego, mwakoze rero kubana natwe muri kino cyigisho. Twari turi kwiga icyigisho cya 13, ariko mu by'ukuri iki cyigisho muri rusange ni icyigisho cy'igihembwe cya mbere kivuga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Dore icyigisho uko cyasaga tukigejeje ku musozo, tuzongera duhura dutangira icyigisho gishyashya 14. Yego, tuzatangira icyigisho cy'igihembwe cya kabiri. Yego, rero reka Mwuka w'Imana aze akomeze kubana natwe, akomeze kudusobanurira ibyo twebwe nk'abantu tutabasha kwisobanurira, kugira ngo ubwo Yesu azagaruka azasange tumwiteguye. Reka dusoze twicisha bugufi maze dusenga. Uwiteka Mana yacu, twongeye gushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze kuva dutangiye kino gihembwe kugeza tugigejeje ku musozo, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka rero tukweretse n'icyigisho kigiye kuza, turakwingize ngo uzabane natwe, uzaduhe kugisobanukirwa, maze ibyo tuzatuvuga bizabe bihindura imitima, izina ryawe rishimwe. Uyu ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.